nuka urye njyewe nta hantu naha namwe Ndahiro Valence Papi uzasanga nkubwira ngo ngiye kurega uyu muntu ngo yantutse ngo byagenze uranuka binkureho iki tiga nka kasuka bagatirika ngiye mu blessing nubwo hari ubwo tutahuzaga tari kurimo kuntukisha ibyana mwami wabo ni Badirama abantu bishyirireho ubundi agahinda Badirama yateye akasuka Muranzi Yesu no Mityo Boy P Onika Swez bakashobora kamasuhuza mwana mugisha kandi ikomeze ibarinde ni The Game TV shobora kwesoma murabura mu byo ukora byose aujourd'hui tu dois suite à ce moment at this moment wasumba fresh papi bari ibintu n'amahoro cyane Uwiteka araturinze Uwiteka araturinze pe Uwiteka araturinze ibintu n'amahoro 2025 nubwo nabonaga ari kugaganyuza umutwe ariko bana twaraho gaganyuje birangiye tusoje turawusoje sha ariko buriya icyawe ni ikiri mu nda kuko nikiri mu mugo bagukubita ingumi kikazohokayo akashobora no kuragira ngo hacyore iminsi myinshi sha iminsi iracyari mibisi ngo zamura mikoro ura mu cameraman ni kare kuvuga bazamura cyane nifatire nyangewe ndagufasha nimba ari byo ni protocol asha no cameraman wiyongera ntabyazi ariko mwana ngewe nakubeshye narishimye cyane buriya iyo watangiye kuba rwemeza mirimo ubu nibwo ugiye kumenya ukuntu ibintu bikaze wabonye mwenyewe iyo cameraman wanje dogitayo yicaro muzayirwanira ndagashara ubu se umukozi ninde umukoresha ninde umukozi tugusoje iyo guteta bishize uwahekwaga arigenza mama sha Dr. amwana zikirondo ryivanze n'ibisambo mwana gutese urashaka kumenya The Game ni yandi nyiri migabane 100%. Yego Dr. Emus mu cameraman wanje uhembwa ngahe usebe umushahara ubu niyo ugiye kumenya ukuntu watsaga igitutu harya bamwita ndi bamuje Mika uvuga uti ko ndeba konti yanjye nta kintu kirajya ko mudahema bimeze bite ubu rero nawe nibwo ugiye kwampanganye nabyo bwandi urayaze mu magara ati kudashyira umushahara bimeze bite asomoma ko tidara gushimisha kwa nitangira ibintu byaje ibintu nakubeshye ibintu byaranshimishije cyane buriya uzi gufata ariko nubwo abari initiative ubona ko bisa nkaho hari ikintu ari umuti uri kumusharira ariko abari amatunda yawe uvuga uti bazankubita strike amenye ko bayisibye cyangwa se ngiye kurwana nayo ikagaruka ariko ari ibyanjye amatunda yiko mbere ariko uzi mwana kugira ngo ukorera abantu noneho sometimes ntibanaguhe umushahara wawe ntubonere igihe wanaza bakajya bawukwishyura nko mu byiciro uswe amafaranga aje gutyo nta kintu akumarira se niyo mpamvu nasezeye wasezeye kubera guhembwa nabi byiciro gafu byo nabwira ubu rero ubwo utangiriye kuri 0 mu minsi mikira bamonetize iri monetize ubu no kwanga nangiye kukwinjiza utuntu gake ntabwo ubura ugiye kuzana za nkota zawe wacu zizi ibyo uri bubaze ibyo wateguye byo kumbaza nta na kimwe uri bubashe kugira reke twikubitire freestyle muri ubu buryo ariko bana congratulations brother ibintu ni sawa cyane nabonye no gushinga cano yawe byaragufashije guhura n'umuvandimwe indi n'intera ya kabiri uteye buriya kuvuga utirika mbanze nkuremo ibihato by'abantu tutamenanye neza ni sawa cyane narishimye iriya duel ni sawa cyane narishimye cyane nawe inzarira kurya ukamenya ahantu ugiye gutangira content unirira gake hari uburengeye 7500 kabiri 15 gatatu hari ranch ibirengewe
bikomeye cyane utuvuga wenda nubwo biriya biba binyuzemo yego nicyo ariko buriya aba ari n'umusanzu ukomeye kugira ngo ubu ugitangira kariyeri uvuga uti ibi ni ibyanjye umuntu nk'uri uri public figure nka Kasuka avuga ati reka ngiye mu blessing nubwo hari ukuntu tutahuzaga tari kurimo kuntukisha ibyana batoya ntabwo yabura ko korabura ahandi ari kumeze neza cyane ahubwo kumeze Kasuku reka ngahera mbere yuko twinjira muri content yanjye nabonye hari ibintu bimaze iminsi bivugwa haba kuri Kasuku ndetse na Karegeya oya bira nta kintu ndi bubivugeho ntabwo njya nkunda gukora interpretation z'iby'abandi bavuze kuko bo nibo nanjye ndi nge yego uramutse nta kintu ndamutse uretse gato kandi ukabona nta kintu ndamutse kuko buri itegeko nshinga rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye uko acyumva n'abandi rero bafite uko batanze ibitekerezo byabo uko babyumva wishaka kunkurura amagambo mu muhogo y'ibyo ushaka kuko nari mbizi neza ujya utuma telefone nzi ko ari inkota yawe wazanye wacuze aya uramutse ntabyo ndamutse ndamutse ngututse twagiye ku kindi ngututse mbisange wansuzunuka cyangwa wandeka mbisange ku meza ndiraho se nimba uri buntu kukarya nuka urye njyewe nta hantu naha namwe Ndahiro Valence Papi uzasanga nkubwira ngo ngiye kurega uyu muntu ngo yantutse ngo byagenze uranuka binkureho iki so ni Papi twakiriye Ndahiro Valence Papi muri The Game ni content ica kuri The Game TV ibibazo 12 bidahinduka ona byaturutse ibyo bibazo ibibazo 12 nushaka usibe uretse gato uri manager w'abahanzi nawe uri umuhanzi ku giti cyawe ase umuziki kuri Ndahiro Valence Papi ni iki ubundi umuziki n'ubuzima uzarebe inzobere mu by'ubushakashatsi bw'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko umuziki ubwawo ari kimwe mu bishobora gutuma umubiri wa ubwonko bwawe bukanguka bukanafunctiona neza kabiri bikakurinda ibintu bijyanye na stroke kimwe na siporo kimwe no kuba utarwara agahinda gakabije yego ntabwo warwara agahinda gakabije mu gihe ukunda music yego umeze nk'umusportifu ufite nk'umuntu ikintu kiguhuza cyane ntabwo hari ibintu byinshi cyane bikurinda umuziki rero ni ubuzima yego ntabwo nakiriye Ndahiro Valence Papi w'umunyamakuru nakiriye Ndahiro Valence Papi w'umuhanzi nyakira wapi mwana nyakira nk'umunyamakuru uretse gato uko The Game anishingiye nakwakira muri content no aho The Game ishingiye nimba ishingiye ku muziki reka nigendere nzakoherereza Riderman oya uretse gato reka mwana ubu niwe mwami wa hip hop dufite uyu munsi wa none umwami wa dani jatari ako na Bulldog ntungibagirwe nawe bari n'aba legend reka buriya iyo bakubwiye ngo uyu muntu ni public figure muri ibi uhita ufata bari muri ndi kumwe nawe muri kariyeri usibye abana bavuka uyu munsi agahita akubwira ngo mwana njye mfite ikibuga ku ndirimbo ye imwe yonyine nabwo acyumva muri telefone ye ugahita muhura yigeze gutya adashaka no kubonana n'abantu noneho nayo kwishyura moto yaguze ariko nawe ati ibi bintu mwabiretse ukemera gufiringa ubuzima bw'ubwo uri we ariko abantu bagira ipfunwe ryo kuba bo bari usanga umuntu yabaye mu nzu adashobora kwishyura yaba yarayikiye mateze nabyo bibaho ntabwo bibaho ubona ari iki umuziki ufasha umuntu gukora umuziki akenshi umuziki uravunanye kuwukora ndetse no mu Rwanda ntabwo turagera ku rwego rwo kuba umuziki wawo ukora ngo wumve ko aricyo kintu kigiye kugutunga kuko abashoramari bawushoramo ni bake abaguhamagara mu bitaramo mu gihe utaragira izina rirerire ni bake ushobora kuvuga ngo ngiye gukora umuziki uzantunga ukarwara bwaki yego icyo The Game yubakiyeho ni iki ngiki kuri wowe kuri ko horo umbwira ngo icyo The Game yubakiyeho uretse gatari ibi bizubakwa kugeza ryari kugeza isirangiye yego nicyo kibazo giti kuri Ndahiro Valence Papi yego 11 bagize urere mu kuza mu muziki nyarwanda b'abahanzi kugeza aho nyine ugeze ni bande 11 bafashije 11 b'abahanzi batumye umuziki wacu ugera ngaho ugeze batatu babasimbura n'umutoza wabo nimo kumbwira mane mbere na mbere banze kura kajagari mu bibazo byawe agara kajagari kahe
urimo kubaza ikibazo kimwe ukakigira elastique none cyo kibazo giti 11 w'abahanzi batumye umuziki ugera ngaha ugeze ko aka kanya bahatanye yego bahatanye batatu babasimbura umutoza wabo simuzi kubera ko buri muntu wese yabashije kujya muri studio tumurispecting ariko ndakubwira abantu bakoze cyane muri uyu muziki mbona bashobora kugira uruhare rwufatika cyane rwo kuba barahatanye umuziki tukaba tubona aho ugeze uyu munsi wa none babasana cyangwa abapromota abahanzi banza ufate umusaza bita Dani Vumbi urumva ufate umusaza ubutakiri mu muziki witwa Ziggy Double 5 ufate umuhungu bitaga MC Mahoni Bone ufate umugabo bita Makoni Koshko urabyumva neza ufate ubwo tuzemo no muri new generation ufate para new generation buretse gato abo ngabo twaba tugiye guhera hasi cyane Dani Vumbi Mahoni Bone Makoni Koshko Eric Senderi Mico the best ufate umuntu witwa Riderman ufate umuntu witwa Bulldog ufate umuntu wita itsinda rya Tough Gang ufate umuntu witwa Negdi the General urabyumva neza urangiza ufate umuntu witwa Diplomat urangiza ufate umuntu witwa Bruce Melody urangiza ufate umuntu witwa Amaji the Black urangize ufate umuntu witwa Senderi namuvuze Senderi muri 11 mwana bagize maze kuvuga Dani Vumbi rimwe Ziggy kabiri Mahoni gatatu Makoni Koshko kane Senderi gatanu Mico gatandatu Riderman karindwi Diplomat 8 Bulldog 9 Tough Gang 10 Tough Gang rega mwana ubwo navuze itsinda kandi bamaze kurenga bose abayicenda tuyikuremo Negiji 10 Bulldog 11 ubwo amaje yaza masimbura rero ntago ari basimbura kubera ko abo bose nabwiye abo bose ni 11 ni 12 ubwo nakubwiye bose bari mu bantu bakaze cyane uvuze bwa nyuma na amaji yagombye kuba yajeje nuko nagiye ngo urutonde dukuremo nde rero subiramo twumve hari Dani Vumbi yego Ziggy Double 5 yego MC Mahoni Bone yego Makoni Koshko Senderi Mico yego Diplomat yego Riderman Tough Gang wavuze ngo tuyikuremo n'itsinda wavuze umuntu ku giti cye ubwo yiregecting Bulldog Negji Melody na Amaji yego kuramo umwe rero nta muntu umwe uri buvemo kandi ari 12 baze kwa 12 ubwo watumye nkora ku bwonko cyane ndeba ibikoko ubuvanga umwari mu basimbura vuga abasimbura babiri narebe abasimbura babiri mfate abasimbura babiri fate Mr Kagame tirayita none igisaza cyagasigiye tangiye kuneza abahungu tangiye kuneza abahungu mwana naguye ndetse wavuye mu rugo biteguye Paxson namushyizemo se wapi kutari kumushyiramo mwana waruziye rero umutoza yavuze ko umutoza ari umuntu ku giti cye umutoza muri abo ni babiri Mico the best na Dani Vumbi noneho umurazi w'izamu rero akaba mwana uriya musaza mwihorere mwihorere mwana ikindi nawe ya producers batanu ubona bagize uruhare mu guteza music industry imbere harimo ni benshi batanu gusa nibo harimo Ricky harimo uriya muji witahiye Junior Multisystem ni babiri batashye bose bari aba legend Dr Jacques arabyumva hari uyu ninde wakoreraga muri Unlimited ubwo
Traxler na Traxler twamushyiramo. Ari n'undi mupeti wakoraga muri United. Fazo na Fazo. Ubwo buzuye Fazo. Ikindi nayo abanyamakuru batanu uvuga ko ewana bagize uruhare mu guteza mu Kinyarwanda guteza mu Kinyarwanda imbere no kuvuga hose. Harimo ba Mike Karangwa, ba Arisudi, Sebura DJ Bobo turamubarira mu promoter mu banyamakuru ko byose yagiye yivangavangamo. DJ Bobo ni promoter. DJ Bobo itamara promoter kuruta kuba munyamakuru. Ahubwo buri abaye munyamakuru nawe. Na n'ubu ni umunyamakuru. Kuyese. Ngo kuyihe. Rasajya buri imigozi imihambira mwana kameze nka Shanipi. Shanipi akora ibinyamakuru Shanipi. Shanipi namumenya akora ku cyitwaga Rumaregis. Umuntu uzaza muri showbiz atazi igitangazamakuru cyitwa Rumaregis. Ntazambwire ko mwana hari ikintu yakoze. Reka wongo ni n'umwana ukivuka utaramenya gukamba Rumaregis. Ni utazi za champs zose. Ubwo tuvuze Arisudi, Mike Karangwa, DJ butacere kumwibazaho. Ba Patikope. Urabyumva. Burana MCP wamamaye yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura uyu muziki ndetse n'uyu mu legend wibereye Isheni umuvandimwe Fata bamwe bangaye mwana batanu hasigaye umwe batanu banarenzaho DJ Bobo twabuza tumushyira DJ Bobo mushyiremo ubwo butanu bahita buzura ikindi urambwira abantu bane baje gushora mu muziki ewana afite amafaranga bavuga ati turashoye ko sona nyine bavuga ati papi genda twike wowe yago twika bikarangira baywana bahiye umwami wabo ni Badirama abantu bishyirireho ubundi agahinda Badirama yatewe n'umuziki ariko Badirama nawe yazize kuba yarashatse kuba umusitari cyane kurenza aba managing uraryoba ibyo simbizi ariko abandi bishyirireho babarire ntawe nishaka kwiteranya nawe ariko uwo nzi wifitiye depression y'igiceri cye cyahiye noneho nabonye poste ye yejo apana yejo hari poste yarutse gushyiraho avuga ngo ubwo ubuzima bwanjye burangiriye ngira ngo agiye kwiyahura noneho nshize umunsi umwe mbona Arisudi ya muhostinze ndavuga ni buriya Badi yakagombye guhabwa abantu bamukansoringa kuko byanze bikunze ushobora kuzarangira bitagenze neza. Hari indi post yakoze ndabyibuka ko nge aramfurenga turafurengana naramwandikiye avanye ngo urumugeni rwiza ngo abantu batagira ubwenge bava kuri umujyi ari rubi uzarire ngo bari mask ngararwa kandi ngo bahanga benshi bangura umujyi ngo nimba ngo tuma kurumwa ngo nimba surumva urumva se mwana yaradeprimiye turi kumuseka akeneye umuntu umuganira yaradeprimiye kandi uruhare rukomeye cyane mu kuzunguza showbiz yo mu Rwanda ariko ntiyagira ubwenge buri ntuza nk'ubwa Coach Gaël urabyumva buriya Coach Gaël wamufata nk'umucuruzi wamufata nk'umumanagers ukamufata nk'umushoramari washoye ibiceri mu muziki ntago wabona kategori ushyiramo uriya muniga mwana ni Badman ni Badman uriya ni mubi cyane urumva so Pepe ugiye kumbwira abahanzi batatu yego icyo bita umuhanzi waje kwita bori mwe ikaba hito bati uyu mu yaraje kuri ba melody ba The Ben ba Meddy cyangwa se ba Makoni Koshwa wineranya n'abapeti bari mu muziki mwana ndakwiyamye ese cyumva kan uguteranya kunteranya nyine guteze ngo waje ngakubita ngakavuga ngagiye kura hari umuhogo agiye kubakuramo se kuyu munsi ashobora no kuza ufite kanguru urugero rero witwa Elion Victor yaraje tubitatse mu buri Mbese nuvuga ngo Elion Victor igihe yamaze muri uyu muziki mafaranga yaramemukiye mu buzima umura marita n'ubu muracyazi ibyino warangiza ngo yaraje ngo muramubura
ubuse nkubwira umuntu niga wakubise hit imwe hano none aha ngaha uyu munsi akaba arabuze yikurikira waranyuze ukazana ibyo ngibyo oya ariko Kidizera tateta ibyo simbizi ahubwo Benzo yamanajinzwe na Philip birangira byanze tuvuge se nuzacana radio oya hari umuniga ngo waririmbye indirimbo witwa ngo ry'ubugari buriye ariga uzamubaze uriya muvandimwe witwa Dashim Dashim ni cyadashimwe ni yabaye umusana agakubita agasaro ka mama mukayikunda akagaruka rikiya muri ibicira agahita avuga ati bakunda umurambo n'impfa nzahitinga hari n'indirimbo ya Dashimuze urumva akahita yigira mu byo kubazanira ijambo ryahindura ubuzima ubu ngubu si umunyamakuru mwiza urumva ubu ngubu asigaye afite inzu y'ibitabo navuga inaribwa cyane no boro nziza cyane akora cyane pe okay urumva gutungura yego yitwa Papa Cyangwe wese urahitamo indirimbo imwe iyo mu ndirimbo uzi indirimbo hagati ya Karasi cyangwa se Vase muri iyo ndirimbo ubwo wagira ngo yitwa Papa Cyangwe King Lewis urahitamo indirimbo imwe uzi uhitamo kuririmba Karasi yawe cyangwa se Vase yayo ni guto gitunze namba ya X siba ni guto uri kumbaza ibibazo by'umufusi siba urabyumva umereye akasuku oya upfunduye icyobo kirimo ibiboze niyo binukira bwa mbere mwana ntabwo buriya ngo uhaye neza abana mabwa kabiri oya ijyanire okay game of the changer body man the game ninde mu wafasha akaboko Ndahiro Valence Papa avuga ati abantu umuntu yamfashe mu buzima bwanjye niyo nicaye mu Rwanda mutekereza umuntu wamfashe ukuboko mu buzima bwanjye nshima bikomeye cyane watumye itara ryanjye ryaka n'uyu munsi none mukaba mukimbona bamwita Oswald uramwumva bakamwita Eddie Mwerekande abo nibo bamfashije umwe burutambi undi aba peteroli baracana muramenye itara riraka Imana mu ijuru ibaho umugisha cyane pe cyane ariko Uwiteka ajye yibuka imirimo bakoze Uwiteka ngo basabe umugisha Eddie Mwerekande na Oswald Oswakimu na n'uyu munsi wa none acyamamagara kampa inama kama advice yego nka Ndahiro Valence Papi ni iki wumva wakorera igihugu cyawe cy'u Rwanda mu iterambere ryacyo ko to develop the country no developing tumakwa develop no kuguma kubungabunga ibyagezweho nanabwireka amahanga ibyiza tugezeho none nawe wavuye Musanze wizira Kigali kandi hari ibirunga hari abakerarugendo bavuga tubuzima reka nze kubushakira Kigali keji nta kizubaka yo kandi waraguze Bugesera ahubwo uri banga mwabo ntukamenya amabanga yose icyanyuma kuri dege kuko nitwa dege ni bande bahanzi batatu ubona yego uvuga uti aya na amatara dufite abana bakwiye kubungabunga turamutse tubitayo abantu badanje batatu ahubwo n'ubu nabadanje harimo abishuka King Lewis Papa Cyangwe urabyumva hakaza umupeti witwa w'umuhanga bikomeye cyane umupeti w'umuhanga dufite muri uyu muziki uramuzi se wa mupeti mugufi umuza okama urumva uriya mupeti yanekeje Kenisoro ibitari bikako okama mu rushu oya okama buriya Kenisoro ni muremure Kenisoro ziko mwana ikipe ya basket bayo birimo ba okama Kenisoro yajya ari we wajya tsinda yari umupifu okama na Kenisoro nawo ngabo batatu yego okay iyo muri the game tugice bita the game thing birimo bonus the game thing bimwerekeho bitatu ubonege bitani n'imanukira gataha yego kuri Ndahiro Valence Papi turi gusaza umwaka wa 2025 nize nkuru ebyiri wibuka wakoze zakugoye ukavuga uti no kuba nabonye n'imota 10 ndi coding hanga ni Imana bibayemo nta nkuru nimwe yigeze ingora
kuko ubu turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Mwese mwaje mu itangazamakuru ibintu birimo by'ibihato bakumenera amakamera bagukubeta inkiba byaravuyemo, ubu igihugu cyabaye tambarare. Ni ukuvuga ngo usigaye ukora inkuru ufite n'ugomba kuyibalansa, ntabwo ugikora inkuru ngo umuntu akubwire ngo uzi icyo ndicyo. Urabyumva? Mbese wavuga ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Uburiye balance kuri RIB uyibona muri polisi, uyiburiye muri polisi uyiboza mu mujyi wa Kigali. Abayobozi mu nzego bwite za leta baba bagomba kukwitaba. Ubuse wambwira ko itangazamakuru kuri ubu riraryoshye n'amata n'ubuki, igisabwa no kubahiriza amategeko n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Yego. Ndakeka niyo mpamvu nawe ubasha kubyaza Gmail yawe umugati ugutunga. Kandi man ufite PhD. Nazari hazero tabese bacirazi. Ufite hazero? Bacirazi. Ndero Valence Paramutse ari muri press conference. Nkuko byagendekeye Karegeya Chief Justice akavuga ati ntukajye kumbaza wirefeye ku bandi bantu. Oya no. Ntago watanga ingero urimo kujya mu bandi bantu. Wese reference ntibaho. Wikwirefera ku wundi muntu mu gihe uri kubaza nge wakwirefeye kuri nge. Okay, nembaje ngo Ndahiro Valence Paramutse ari muri press conference. Ko mwamushaka titero ngo noneho ngo Karegeya ngo niyumve ibyo papa muvuzeho. Kandi ari umusaza nubaha. Ukavuga ngo noneho ngo niyumva ngo Kasuku ngibimubayeho. Oya buretse mukubaza uri mukuru wanje. Oya buretse gato nanjye ngugira akantu uri mukuru wanje ariko mukubaza umunyamakuru akina reference. Namfite reference zima umva ko nta kubaza iyo reference yigendeyeho. Kuki nta iyo reference sinyishaka iri bwirefere ku muntu nago datuma wirefera kuri individual. Uvuga ngo niba ari njyubaza usubiza ugashobora kugendera kure ariko ubaza yabajije. Ibi nibyo byabaye kuri wa mukobwa mwabajije ngo ko yabuze imodoka yarangiza na depression akajya kuvuga icyo mbabarira. Uvuga ngo akantu kankavuge bakumva. Uvuga ngo ako kantu ntago ndibwemere kukabaza gutyo wirefera ku wundi muntu. Nirefeye kuri Karegeya muri press conference bakavuga ati nka Chief Justice akaba ati njewe Ndahiro Valence babitugushima ku nkuru ukora uko zirarenze zirafasha. Wakwimvute muri umwanya Chief Justice ari kuvuga ibyo bintu tubibwirwa inshuro nyinshi, kuko akenshi buriya iyo ukora ikintu gikora ku buzima bw'abaturage niyo utavuga utindishe wishe wakwishima kugira ko ikijyanye n'imibereho myiza yabo hari igihindutse kuko hari ibyikozwe. Cyo ashaka ngusubiza ntabwo nagishakaga nyine wagikorera nyine washaka kunkurura amagambo muhogo ntago natinye arunzanira utuzi se asanga batuza rakara ko banje kubisasirara ntago nabisasiye ngiye ahubwo nuko buriya nanga gufata igero ku bantu ngo runaka yakoze no oya ibyo wakwirefera uyabwiwe ibyo nese ngiye press conference mirukamo ibyo nabwiwe urabizi. Ariko ngewe wari uyirimo najya icyo niva France ninginga bandi ngatanga icyo kibazo nyine kuri France yacu uko mwitangaza kuri France remewe. Ariko nabonye nawe gitokera kubwiye ati ati muhungu atinda gufana amezi yashize ararindwi ugipositinga iyo post shani piko papa yafute papa nta kigitwaza imyaka 35 ishize inde shani wakoze kuri papa Rwanda paparazzi yakoze kuri papa ariko imyaka 35 ariko yo ni save muri convention yo ni save yakoze kuri papa yo ni save harakanu yitwara cyo gihe bari bagitwara kamera mu kavera icyanyuma nicyo yishimira uyu mwaka wageze kugeza kuri tariki. Nishimira ko nabyaye umwana w'umukobwa cyo cyonyine kiranshimisha cyane bene byose biza ari nyongera nkupostinga abandi abandi n'abapostinze mu gihe cyabo ubwo nawe ni wiriho yitwa ndagomba kumbuza urugo nkawe wivire mu ndaya ushinga urugo umuryango ariko ndashaka kugira ngo umbwize ukuri kweruye. Yego uriya mukobwa wakubitiweho mu Bugesera wahoruza RIB akaba ari wowe wijyana muracyavugana bagiye nka buje nukuvuga ngo umwaka wa 2025 wawufungiwemo n'inshoreke mufunganwa n'inshoreke binarangira igiye nka buje birangira inshoreke nigendeye ikubise ibintu zirayitarukiriza nyine nakonde byagusigiye irihe somo. Ariko buriya ntibyaturutse kuri wa mu diaspora ngo mumamagare mu diaspora gake yitwa Valence Papier yitwa eyo so mborero ha mbaga
Sumba Sumba boy mandi kumisha bro ndishimye cyokora ntakoshye pe ndishimye cyane pe ibyo bintu biza kubwira amatwi wabaje ikibazo cya nyuma nta kintu rubaze ngenda shima achievement ukoze ugasoza 2025 ufite igitangazamakuru cyawe inama nakugira uzakirigistaringe ushaka ikarita ya RMC urumva kuko cyane inkuru zikora kuri tere zikunda ku affect umuntu buriya iyo usanze ufite ikarita ya Rwanda Media Commission hari icyo igufasha hari icyo igufasha iyo nama nyikugiriye ku buntu ubundi uzahaha uronke wibonera $2 twawe tugutunga ejo bundi turi muri press conference yaduhuje na police na RIB bagarutse ku bijyanye n'ikoreshwa rya social media ubwo rero uzabikoreshe neza RIB itazagira ibyo kugenza ibihe byiza amen